Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sobanukirwa fikihi. Uyu munsi tugiye kwiga ubwoko bwa najisi. Ese najisi ni iki? Najisi ni umwanda ukomeye umuyisilamu akwiriye kwirinda. Naam, najisi rero ikaba ifite ibice bibiri. Igice cya mbere ni najisi zikomeye, igice cya kabiri ni najisi zoroheje. Naam, igice cya mbere najisi zikomeye turasangamo imbwa ndetse n'ingurube. Igice cya kabiri najisi zoroheje turaza gusangamo inkari z'umuntu cyangwa iz'inyamaswa itaribwa, amaraso, amashyira, ibirutsi, inzoga, icyipfushije ndetse n'ururenda ruturuka mu gitsina mbere y'imibonano. Naam, ese ni gute ushobora gusukura ahaguye najisi? Uburyo umuntu asukura ahaguye najisi, tugiye guhera kuri najisi y'imbwa n'ingurube. Woza aho yakoze inshuro 7 n'amazi, inshuro imwe muri izo ugakoresha umucanga. Iy'imbwa n'ingurube bigukozeho, woza aho byakoze inshuro 7 n'amazi, inshuro imwe muri izo ugakoresha umucanga. Iyo ni najisi iri mu bwoko bwa mbere. Najisi zindi zoroheje zisigaye, woza aho zakoze cyangwa se aho zaguye inshuro 3 n'amazi ku buryo hadasigara ibara ryayo cyangwa impumuro cyangwa uburyohe. Naam, mwakoze kubana natwe. Ubutaha tuzareba amwe mu mategeko yo kwituma. Nago ari ngombwa yuko wajya muri wese ukagenda uko wiboneye. Hari amategeko agenga kujya kwiherera. Ndashimira wowe udukurikirana umunsi ku munsi. Mwakoze kubana nanjye mu isomo rya fiki. Nje mwari kumwe nitwa Sheikh Ismail. Tuzabonane no mu yandi masomo. Ndabashimiye. Naam, niba uri mushyashya kuri iyi channel, ndakwibutsa ko wakora subscribe kugira ngo utazacikwa n'izindi nyigisho nyinshi z'abayisilamu zagufasha kumenya idini ya Islam. Murakoze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.